tekereza filime yakozwe abantu benshi bakavuga ati iyi niyo filime ya mbere ikozwe, abantu bakarira bakayireba bumva bafite agahinda kenshi bagasenga ndetse mugahindukana no mu buzima bwabo burundu bakaba abantu bazima. Ariko se wari uzi ko bamwe mu bakinnyi bakomeretse cyane mu kuyifata mu mashusho? Ese nanone wari uzi ko kandi ko uyu mukinnyi wakinnye ari we Yesu yigeze gukubitwa n'inkuba igihe filime bayifataga? Iyi munsi tugiye kureba ku mateka ya The Passion of Christ. Ni filime yavugishije isi yose. Mu mwaka wa 2004 hasohotse filime yateye impaka zikomeye ku isi yose. Iyo filime yitwa The Passion of Christ. Ni filime yakozwe na Mel Gibson ariwe director. Intego yari imwe gusa, kwerekana imibabaro Yesu yanyuzemo mbere yo kubambwa n'ubuzima bwe byibura iby'ingenzi. Uburyo filime yatunguye abantu, iyi filime ntiyari isanzwe. Impamvu yaje gutungurana nuko yakoresha indimi za kera nk'ururimi bita Aramaic, Latin ubwo nicyo Kilatini na Igiheburayo. Abantu benshi batekerezaga ko nta muntu n'umwe uzareba ino filime bitewe n'indimi yari irimo, ariko ibintu byaje guhinduka mu kanya gato. Ino filime yahise ikundwa cyane ku isi yose. Uno mugabo wakinnye ari we Yesu ni Jim Caviezel. Mu gufata amashusho, Jim Caviezel yakubitiwe n'inkuba kuri scene, yaje gukomereka no ku rutugu kandi ndetse rimwe na rimwe yararaga afite ububabare bukomeye cyane, kuko hari na scene zaje gufatwa ari mu bintu by'ubukonje cyane bukomeye, mbese byabaga ari nk'ibintu bya nyabyo. Ikintu cyakoze ku mutima w'abantu benshi ni uburyo imibabaro ya Yesu yaje kwerekanwa. Filime yagaragaje gukubitwa kwa Yesu, gutukwa, gutwarwa ku musaraba ndetse no kubambwa. Hari abantu benshi bavuga ko ari imwe muri filime zakoze abantu ku mutima, zikerekana amateka ya Yesu mu buryo bukomeye kandi cyane. Ino filime ya Mel Gibson ari The Passion of Christ cyangwa se filime ya Yesu, nubwo bamwe batizeraga ko izakora neza, The Passion of Christ yinjije arenga miliyoni 600 z'amadolari ku isi yose. Umva ni amafaranga menshi cyane muri 2004. Ni amafaranga menshi pe, ugereranyije n'iki gihe babara kari hafi mu matiriyari. Ese imwe mu mafilime z'idini zinjije amafaranga menshi mu mateka. Utuntu twaje gutungurana muri ino filime, Jim Caviezel cyangwa se umwe wakinnye nka Yesu yaje gukubitwa n'inkuba igihe bafite gasene, kandi filime ateye impaka nyinshi bitewe n'ukuntu berekana ko yakoresheje violence cyane cyangwa se ububabare bukomeye. Abantu nanone ntabwo bizeraga ko bazayireba bitewe n'indimi yari yasohotsemo. Ese wowe ubona The Passion of Christ ariyo filime ya Yesu yakozwe neza kurusha izindi, kuko hari n'izindi zagiye zikorwa? Andika opinion yawe muri comment niba ushaka izindi nkuru za filime cyangwa se ibindi bintu nka Son of God na filime za Yesu, Jesus from Nazareth na The Chosen. Kora subscribe, kora share na like na comment, ubundi twikomereze mu buryohe.